Turabashuhuje mu izina rya Yesu. Ni kuri Mama Sharirene nk'uko mubimenyereye, aho mugenda mumbona mu bintu bitandukanye, ijambo ry'Imana, uko mbereka, uko ntegura iwanjye mu rugo, n'ibintu nk'ibyo. Rero mwabibonye noneho ko uri kubibona kose twageze mu ndabo. Twageze mu ndabo. Uyu munsi ndashaka kubereka ukuntu ntegura kandi ku bintu bya make. Ibintu bya make mwababyeyi. Ibintu bya make bidahenze kuko burya ngewe nkunda ibintu byiza ariko bya make. Yewe nzi no gukatuza. Uyu munsi ndashaka kubereka uyu munsi ndashaka guhindura indabo zanjye ziri muri aya mavaze ndi bubereke. Uyu munsi ni wo guhindura indabo nkashyiramo izindi. Hanyuma ariko hakaba ururabo nyine ruba rugikanyakanya cyane ko kuzibona nge birangora kandi nkunda gutegura indabo za naturel. Uyu munsi ndashaka kukwereka ukuntu ushaka kwitegurira utuntu twiza kandi ku mafaranga makeya, iwawe hagasa neza. Rata ubwo hari ikintu biba bitwaye kukwereka ukuntu ushobora gutegura kuri makeya. Nzagenda mbereka n'amafoto. Ibi ni ibirahure. Mureke mbabwire nge nkunda amavaze y'ibirahure kubi. Nkunda amavaze y'ibirahure, murayabona. Aya mavaze, iyi vaze nyitegura kuri saramanje iyi. Hanyuma kandi ni ukurikiramo ziri naturel gusa. Indabo ziri naturel nizo nkunda gutegura. Nzakwereka ukuntu ushobora kwigurira indabo iwawe mu rugo ukagira izo uzajya utegura uca kamwe kamwe. Indabo rero zo mu birahure ntago zisaba indabo nyinshi. Niyo ushyizemo akarabo kamwe uhita ubona bisa neza. Ngewe nkunda amavaze yo mu birahure. Aya mavaze yose rero mubona afite. Gusa nahoze mvuga niko mbona ari duke yandi yagiye. Aya mavaze nayashyiragamo n'indabo zo mu bikuta. Mu bikuta rwose mu bikuta hari ukuntu najyaga mbikora nzabereka amafoto ubu ngubu ntago zigihari. Mu bikuta n'ubundi ndashaka kongera kuzitegura ziba ari indabo zisa neza. Nzakwereka amafoto yabyo. Ugafata utuntu, hari atuntu abafundi bakora, ndadufite hariya sindabona umwanya wo kutubereka. Hanyuma ukagenda ushyiraho uturabo turi naturel. Utu tuvaze rero ni utuvaze ntago duhenda. Nimba ari amafaranga menshi ntashobora kugera mu 10 cyangwa ngo arenze 10. Niko aho mbiherukira nabiguriye kuko mbimaranye iminsi. Hanyuma ndashaka guhindura indabo nkabereka ukuntu njya ntegura indabo kandi nkakoresha amafaranga make. Nkakwereka ururabo, hari ukuntu ururabo rusaza rugahindura ibara, hanyuma na kwa kuntu rwashaje rukarushaho gusa neza kandi rwarumye. Hari indabo njugunya, hari nizo ndeka zigakomeza kuma kubera ubwiza bwabyo. Uyu munsi rero ndabereka ukuntu ngiye gutegura kuri saramanje yanjye ukuntu ibisa. Niko ubushize ururabo rwo kuri saramanje. Iki kirahure rero ntago ibi birahure byose ndi bubyoze pe. Ntago ndi bubiteguremo uyu munsi. Ngiye gutegura muri iki kirahure kimwe cyo kuri saramanje. Mu birahure mfite hano mu rugo. Ngiye kubanza rero kucyoza. Ubu hano turi ni muri salo. Ngiye kubanza kucyoza. Hanyuma mbereka ukuntu umuntu yigurira ikirahure. Ivaze ry'ikirahure ni ivaze nkunda cyane. Riba risa neza kandi urumva ivaze ritageze no mu bihumbi 10. Ivaze ritageze no mu bihumbi 10 rwose kutaritunga no gukosa. Urengeye kubanza kuryoza kwanza. Amavaze nyamaranye igihe kitari gito. Nyamaranye igihe pe. Shobora kuba nyamaranye nk'imyaka 4 cyangwa 5. Kandi nyacungira umutekano kubera ukuntu nyakunda. Umutima wanjye nyine uyabaho cyane.
rero mbanza koza kwanza, kuryoza. Iyo umaze kuryoza rihita rigira indi sura rigahita riba rishyashya, kuko ntabwo mbizi nimba ikirahure kijya gisaza. Mu myaka 5 ngira ngo nimba ntibeshye, ntabwo nabibaze neza ngo nibuke igihe nayaguriye, ariko nkurikije igihe gishize ni kera cyane. Ni kera cyane kuko maze igihe nkunda indabo kandi nzitunze. Urabanza ukacyoza umva kigahita kimera nkaho ari gishyashya. Ikirahure uko ugenda ucyoza niko kigenda kiba gishyashya. Ntago mbizi nimba ibirahure bijya bisaza, ntago ndakibona cyashaje nje. Ntakibonye ukuntu gisa neza. Kucyoza n'agasabune nakogesho keza. Hanyuma namara kucyoza nkakivomeramo amazi. Ndashaka kubereka ukuntu ntegura indabo nihingiye iwanjye, hajya ngenda ncaho kamwe, ariko nyine nawe uzirebye ubona ko nyine nzisarura tu. Indabo zanjye nzibyaza umusaruro. Amazi rero wayabonye ukuntu angana, ngaya rero amazi ngayo. Ibi birahure kubera umwanya muke afite ntago mbitegura none, ntago mbyoza none aha. Ndaba mbibitse kuko nzajya ngenda mbereka ukuntu ntegura buri vase ibifite ahantu yagenewe kuba. Aya mavaze rero ni ukuri pe, nimba ageze no muri 5 ntarenga nubwo hashize igihe, ariko ntago ahenda. Ubundi rwose mu mafaranga ubu ni isane ni vase, kandi nayihingyemo ivaze, ariko wayikoramo ivaze cyangwa ukayikora. Nzajya ngenda mbereka gatoya. Niyi ni vase, cyose nabiguze nk'amavase. Hanyuma buri kintu cyose nzagenda mbibereka, ariko uyu munsi ndashaka gutegura kuri saramanje. Yewe ndabona uyu munsi ushobora no kudaca indabo, ahubwo nkakoresha izo mfite. Izi zacyuye igihe, zashaje pe. Izi zashaje. Ndashaka kubereka ukuntu rero ngiye gutegura saramanje yanjye, n'ukuntu nkoresha indabo niciriye mu murima wanjye. Kubera ko nkunda indabo za naturel, rwose. Za ndabo zindi zitari naturel sinzikunda. Izo ngerageza gukunda mu ndabo zitari naturel zigura akayabo, ntago ndayatunga ariyo. Hari igihe ubaza akarabo kamwe ngo ni 25,000. Cyokora munsi nabaye umukire ugura akarabo k'agapande kamwe ka 25. Ntago ngenda aba umukire rwose bigezaho. Ngiye gutegura saramanje. Nushaka ubukuyeho. Mwabibonye rero. Aya ni amavaze nifashisha hano mu rugo. Ubu nibwo naburetse mpitamo kuyoza yose. Nubwo yose ntari bubereke uburyo nyateguramo, ariko nzajya ngenda mbereka buri vaze n'uburyo njya kwicira indabo zanjye, hanyuma nkategura. Kubera ko ngewe nkunda amavaze y'ibirahure. Ndayakunda cyane n'ibintu by'ibirahure. Ubu ni isahane nayo mfite uburyo nyikoreshamo mu buryo bwo kuyiteguriraho amavaze. Niyi ni vaze. Utu tuvaze, aya mavaze nubwo mubona ni menshi, 4, 6, 8, 11.
ubu aya mavaze buri vaze nyiteguramo bitewe icyo numva ashaka kiri bumbere cyiza. Hari aho nshobora gutegura utuvaze tubiri twegeranye, hari ukuntu ntegura ngashyira mu bikuta, ariko utu two mu bikuta ku bikuta ni utuntu dukora design nziza. Ndaza kubibereka mu mafoto, ntago ndi bubibereke mu nzu nonaha, ndabibereka mu mafoto kuko nibyo nateguye mu gihe gitambutse ubwo ntabashije kubibereka. Hanyuma uyu munsi ndashaka kubereka ukuntu ntegura indabo iwanjye, kandi ntagiye kuvuga ngo ndajya kwirirwa njya kuzica hehe, nkazica hafi. Ubu ufite na gahunda yo kuzagura indabo nyinshi zijyanye n'ukuntu ushobora kuzajya ncaho izo gutegura muri salo, kuko nabibabwiye nkunda indabo za naturel. Uyu munsi rero iyi vaze niyo ndi bushyireho indabo zigomba kujya kuri saramanje, niyi ndi bushyireho. Kandi ishatse nakoresha niyi, nshatse nanakoresha niyi, ni nayo yayo rwose. Umuntu yampaye kado y'ururabo rwiza ruzanamo hano, nshatse naba ari nayo nteguramo, yego nayo byakunda. Hanyuma iyo ngiye guhindura indabo, mwabibonye ko byari byarashaje ari byinshi. Hari igihe ururabo ruba rukiri ruzima, ururabo urabona urunguru ruracyari ruzima rwose, kandi bitewe n'ukuntu zimpenda njyewe ntabwo nzipfusha ubusa. Ngiye kubanza rero ndwoze, ndabereka ahantu nkura indabo. Ndabanza nzoze ndebe yuko izi ngizi ziri bukunde, ubundi ugenda upima nyine ureba. Uko ugenda woza ururabo niko rugenda rusa icyatsi nyine. Kurwoza ururabo ukabikora witonze, kuko wumva ruba rworoshye rwose cyane, kandi iyo urwishe ruba rurangije garanti. Arubonye uru rurabo kanumve, uru rurabo nshobora kuba ndumaranye ibyumweru nka 3 rumeze gutya nararuciye, kuko rero ruba ruri mu mazi ntago ruhita rusaza. Urabona kuko rwari ruri mu ivaze ngufi, iyi ni ndende, haha ntago dore. Urabona ko nibura haba hagomba kurengaho gatoya. Bishobora kurangira rero ngiye guca urundi, kuko uba ugomba kugira akantu ururabo rwisumbuyeho nyine rugaragara. Ubundi uca ururabo bitewe n'ivaze. Izi ndabo rero ndazikwereka, urasanga wenda unazifite n'ubu utanazifite, ugakunda ibi bintu, ugakunda ukuntu nzitegura. Uzagenda uzigure uzorore, ugenda ucaho utubabi tubiri tugatinda, izindi zikaba zireze. Rwose nzimaranye igihe kitari gito, kandi nuko ngenda nziteguraho. Ariko nyine ndashaka kuzagura izindi nkatunga indabo nyinshi. Dore ururabo urarubonamo hano rwose, urusava, uru ni fresh. Hanyuma aka nako ni kagufi, ntago kaba kagomba kwigiraho nibura gutya, nuko ari izo mu mavaze matoya. Hanyuma ngiye kukwereka ahantu nca indabo. Ubu ngiye guca indabo, ngiye guca uturabo nkatungahe ndaturondereza, kuko ngiye nca nyinshi ntago nazibona, kandi rwose mu ivaze babwije ukuri, muri aya mavaze y'ibirahuri n'uturabo duke twonyine uhita ubona ari utuntu dusa neza. Hanyuma ngiye kujya mu ntuza, ngiye kujya mu ifamu yanjye guca babyita gukotora. Ngiye mu ifamu yanjye gucamo indabo, ngiye mu murima wanjye gucamo indabo. Nureba uwo murima urase kutembagare. Twagiye. Aha, mwabonye rero, mwabonye ahantu hari umurima w'indabo zanjye ukunda ari nyinshi. Ariko izi ndabo ndashaka kuzikundisha abantu. Ndashaka kuzikundisha abantu. Izi ndabo nzimaranye igihe. Izi ni zimwe mu ndabo zizi guhangana n'izuba bya hatari. Ntushobora kusanga zazambye, zaranambye, zarashaje, wapi. No kuzuba nta kintu ziba zitwaye.
niyo mpamvu rero ku abantu bazakunda ukuntu ntegura uru rurabo uzarugure. Ubu njye ndashaka no kuzazigura ari nyinshi, n'umuntu uzifite rwose zimaze gukura, kuko izi zanjye zimaze igihe, zimaze gukura, azandabure azambwire. Reba rero icyiza cyiza indabo. Ubu ngubu nje gukuraho akarabo, uturabo two gutegura. Nshobora gukuraho tubiri cyangwa nkakuraho kamwe, ariko urunguru ni rwo ndi bukureho. Urarubona ko rwagize rweze, ariko reba urundi rusigayeho, zera vuba. Nicyo kintu nakuboneye. Ubu urunguru izi zizajya gusaza, akangaka karamaze kugira gute, karamaze kumera nako, akangaka karamaze kumera. Hano rero ngenda sigaho dukeya, hanyuma ariko nkajya no gutegura muri saro. Nge ntago nzirebera hano gusa, nge nzitegura no muri saro. Ubu ninjya guca akarabo kamwe, akandi kaba kakuze. Ntago njya mburi indabo zo gutegura, nkuraho uturabo tubiri. Iyi nzifite ahangaha, nzifite na hano mo imbere, ndumva afite amavaze ageze muri 6 y'izi ndabo. Izi nizo naberekaga. Hanyuma ubu ngiye guca akarabo kamaze kwera, ndagacada ko bimeze ngewe rwose. Nicyo mwakabonye kano. Izi ndabo ndazikunda cyane, zisa neza. Muri iriya vaze ndacurunguru. Hanyuma kandi ugiye guca uca witonze nyine. Mana we, nabonye agakeri hano kataza kuntarukira. Yego, urundi ndi buce nuru. Nukwitonda kugira ngo utangize izindi ziba zirimo zirazamuka. Yego, urundi dore nurunguru. Koni wanjye muri saro, dore ngutu utu turabo. Hanyuma rero iyo nkeneye akababi, wabonye ko kuri iriya vaze uturiya tuntu ntabwo ari tureture, ni utwo ku mavaze magufi, kandi iriya vaze ni ndende. Ubu rero ninjya guca ndareba akantu keza, ariko nanone nk'aka ngaka sinagaca. Kano niyo kakiza, ntabwo nagaca. Ngiye guca aka kantu, akangaka ariko nako ni kagufi kuri iriya vaze. Iriya vaze ni ndende, ni ukugenda ndeba akantu karekare ndaca kano. Ukagaca neza kuko wabibonye rero. Sinciye akababi kamwe, sinciye n'utu tubiri. Ubu hari ahantu h'ingenzi ntegura kuri saramanje, muri saro isanzwe n'inyuma ya saro. Ubu rero nkaseho hano ngomba gusigaho n'utwo ngomba gutegura ahandi. Twagiye rero mbereka ukuntu ntegura kuri saramanje. Mwabonye ko mvuye gusarura mu murima wanjye, hagiye gukurikiraho rero kutwoza gahora rwose. Kudufata tuba dufite ivumbi, kandi tuba tugiye kujya mu ivaze nziza. Uratwoza dukuraho ivumbi. Iyo ukogeje gahita kajya mu rindi bara kakaba keza. Ni kamwe mwakabonye. Ngiye kubanza noze naka. Nabibonye ko maze kukoza. Hanyuma abonye sinzi nimba muri kubibona neza. Mwabonye ko iki kibabi kigiye mu ruhande uru ruhande rumwe, n'iki nacyo nagiteguye ku buryo kiza muri uru ruhande.
hanyuma aka karabo nakajyanye mu ruhande rwa hano, mu ruhande aka nako nkazanye hano muri uru ruhande rwa gutyo. Hanyuma ndaje shyireho igitambaro cya salamanje, hanyuma nawe umbwire ko ibi bintu rwose atari byiza. Nganze mahanagure, hanyuma shyireho igitambaro cya salamanje. Nawe urahita ubibona ko ari rwiza rwose, kandi ku bintu bidahenze. Ubushize nabwo nzabereka ukuntu haba hariho igitambaro, hariho n'ururabo, hanyuma bikaba ibintu byiza cyane bisa neza. Yes. Nganze shyireho kabisa, urebe ukuntu rwose ibirahuri biba bisa neza. Urebe ukuntu salamanje yanjye isa neza, n'ururabo rwiza ruri naturere nihingiye. Ubu rwose gahunda afite nini yo guhinga indabo nyinshi, kuko njyewe nkunda indabo, niyo nzibonye mba numva afite umutima mwiza. Yego, nze ntegure neza salamanje. Yego, barufotore impande zarwo zose, hanyuma bayifotore neza iyi salamanje mukabyara. Uhita ureba ukuntu ururabo ari rwiza rwose ahantu hose. Hanyuma nawe urebe umbwire nimba ibyo bintu byiza nabigumana njyenyine. Wow, mwabibonye? Ubu koko tuvugishije ukuri, usibye amashyari y'abirabura, kuki nabona ibintu byiza nk'ibi nkabigumana, ntabyeretse abadamu bagenzi banjye babireba bakishima, ntabyeretse abakobwa bagenzi banjye abakobwa bagenzi banjye, ntabyeretse abakobwa bagiye gushaka ngo bazamenye uko bategura iwabo, n'abasore bakunda isuku ngo babirebe. Murabona aka kantu, iki gitambaro cyo muri Made in Rwanda nk'uko nakiberetse, iyo ngiye gutegura ameza ndenzaho ishashi, nayo nzayibereka nateguriye abana tugiye ku meza. Murabona ibi bintu bidasa neza koko? Hanyuma se tuvugishije ukuri, ibi bibabi bibiri byiza indabo n'utu turabo tubiri, ibintu ushobora kwishyirira muri vaze yawe ukajya ukataho ko gutegura, ugasigara nako umuteguro wo muri vaze biri hanze, ariko ukabona ko ari ibintu bisa neza. Mwabibonye rero, mwabibonye ko biryoshye, mwabibonye ko bisa neza, mwabibonye ko bijyanye. Urabona ko hasa neza, n'umuntu wese wakicara ahicaye ari kwirira utuntu dukeya uduki. Urabona ko ibintu ari fresh. Hanyuma rero ntago nsoreje hano, nzabereka ukuntu umuntu ategura umukindo, kandi nibi ntago ari ibi byonyine, nzabereka n'izindi ndabo ushobora gutunga ukajya utegura iwawe muri saro, ugenda usoroma iwawe utegura. Ziya mavazi yose mwabonye y'ibirahure naberetse, ariya yose nzabereka ukuntu umuntu ashobora gutegura iwe yiguriye ibikoresho, akajya asoroma indabo ziwe akazitegura atagiye kugura. Icyo nkundira indabo ziri naturere, urazihindura. Nk'ubu butaha ninza kubereka, nzabereka ubundi bwoko kandi nabwo busa neza. Ariko kugura za zindi
utegura umwaka ugashira imyaka 2 imyaka 3 ntacyo bitwaye, biterwa n'icyo umuntu akunda, ariko no guba wahindura modeli y'ibyo wateguye nabwo byaba ari byiza. Ikindi shaka gusorezaho kubereka uko nateguye, nkabereka naho nabikuye, nabyo ni byiza. Kukwereka aho naguriye izi vaze zo usibye yibampayemo impano, ziriya zindi mwabonye naziguze ruguru y'isoko rya Nyarugenge. Hari ahantu hari abantu, nimba ari abaniho ruguru y'isoko, hari abantu nimba ari abashinwa ntago mbazi, nimba ari abayapani, bagira ibintu by'indabo no hanze biba bihari, winjiyemo bino birahuri urabibona. Hanyuma ntimukagira imitima mibi. Umuntu ukuntu abantu bateye, ariko abantu si abakirisitu, nta nubwo bafite ubupfura n'ubunyangamugayo. Umuntu aba yumva akavaza afite nta handi yaza akabona, akarabo yateguye akumva nta wundi wagatunga, akamoderi k'iribaya akumva niwe wenyine ugomba kukambara mu gihugu, amasahane yo mu kabati akumva ntashaka ko abandi bamenya aho yayaguriye, ibyiza intebe sinshaka abandi bantu bazigura. Umva nuko abantu bamenya. Umuntu akamenya ahantu hari ibya make, akumva niwe wahamenya wenyine, aho barangurira heza akumva niwe wabimenya gusa, ibintu byiza akumva nibye wenyine, akumva mbese yakomeza kugira ibintu bye wenyine, ntihagire abandi. Uwo mwuka ni uw'abazimu, ku buryo ushobora no kubaza umuntu ngo iribaya waridodeshereje he ntabikubwire, ku buryo ushobora no kumwakira ibaya ngo azajye kuridodesha ntariguhe, ngo akeneye kuritunga wenyine. Ibyo bintu ni imitima mibi. Rata kuri Mama Sharirene, ibintu byiza mbonye byose byiza, kuko nge nta bintu ntunze ngira isoni zo kwerekana, kuko ntawe nabyibye, sinabikwibye, nta nubwo nigeze ngusaba, nge sinsabiriza. Nzajya ratambizana mbereke, ubundi dutwike hashye hakongoke. Gutwika nta cyaha kirimo, ikibi no gutwika abantu, kandi kuba hashye ntacyo, hajye hashye, ariko ibishashi byabo ntibikagira abo bitarukira ngo bagubwe nabi. Rero nuko nende kubereka ukuntu ntegura kuri saramanje yanjye, nkubwira ngo nawe nubona ari byiza uzabikora iwawe, kandi nubona ibyiza biruta ibyo uba wambonanye, ujye undabura umpamagara uti Mama Sharire nakuvumburiye hano hari indabo nziza, washyira muri ya vaze bikabasa, umva nahita nza nirukanga, nicyo mba mbishakira. Unyereka izindi ndabo nashyiramo hano, unyereka andi mavaze yo mu birahure meza agezweho, unyereka ibivaze byo mu birahure natereka iwanjye muri salo ngashyiramo ibirabo byiza. Imana nibaha umugisha, ndabakunda mbikuye ku mutima. Nibi nyine mwabibonye, kandi turakomeje, ntabwo ducitse intege, turakomeje no kujya tubereka ibintu byiza. Imana nibaha umugisha, amen. Mukore subscribe batarayikora, kugira ngo mujye mukomeza mwirebera ibyiza nk'ibi. Comment, inama n'ibitekerezo n'indi nkunga irakenewe. Noneho abantu mufite indabo, abantu mucuruza indabo, nategura mu birahure rwose mushake, mumpe impano y'indabo. Ngiye ntuze kumbwa ngo Mashere ngo uzaze unteze imbere, kubera iki ariko ngo uteze imbere, kuki ngiye utampa impano? Kwera kumbwira ngo Mashere ngo turagukunda, murankunda nyine, mumpe indabo nkiriho. Iyi vaze nayiguriwe n'umumama ufite chano yitwa ngo mubwira gihumeka, mubwire ko ari ingenzi, umuzanira ururabo akiriho, yararunzaniye nkihumeka. Rero ndabishimiye kandi ndabakunda nshuti zanjye, Imana ibaha umugisha.